rwabyimbye suri kubona ndi uruhago nari so n'uruhago urwo rumeze nk'ikiyote ibyo reka tubireka ahubwo man reka tugire turwanya umwanda man umwanda turawurwanya kandi nawe uri umwanda ariko ibyo reka tubyorere man ni ukurwanya umwanda w'amavunja nta kindi ngusabye haraho yabonye ko ntabwo kuyagwanya haraho nayabonye man ngagose yayafite man nawe yafite mu mavunja harimo 10 aha ngaha harimo 5 naha harimo 5 mu ntoki harimo 3 uri kumva ko gadutangiye cyo kuramo turebe nyama man cyo wabonye hajya maye kanze nkuhadure mwana wamvuye ariko uri kubona ngeme ntabwo byaba bishoboka tu umudugudu wacu niwo ufite ngo amavunja muri cyane yose ngibi cyapa ngiye kugenda buri rugo ngende ndwanya amavunja ahantu hose basanzwe noneho n'ikigusetsa tu n'abantu b'abagabo bayarwaye bafite n'ubwenge ndigushaka abantu barwaye amavunja wowe n'amavunja ufite jewe ntago ndwaye Yesu jewe ntago ndwaye sha uri umuntu w'akagabo sha umva ni nk'aba tuba dushaka nibyo byakugenzaga se nibyo byangenzaga mu gihe no kugenda mu zindi ngo ngenda nzengurukamo gira ngo bubirwanye sha uri umuntu w'akagabo nenda kwemeye ese shaka mumbonye mugahita mbona ukuntu mubaye ubwo bigenze bite nyine gito twaye turi nandi kumuye mupfutsumu arega uyu nguyu yanywaga n'inzoga niyo mpamvu abaga yasinze abaga ari gutesha mu burya mujya munywa n'inzoga yuko atari byo byari binzanye nje nanje kureba amavunja munyereke ibirenge byawe turebe ntago ngwaye amavunja rwose nanjye ntago nyarwaye ahubwo uyu nguyu nyine kubera Yesu kugumye kumufata ariko se giti wowe uri kubona atasinze uyu muntu koko oya yasinze ariko ashobora kuvuga ibintu yararavuga bikumvikana nakuramo reka ze turebe ariko uyobora sindi gitifu w'akarumva ndaje kubwira me ntabwo ibi ngibi nabyihanganira kabisa isi byavamo ndi gitifu w'akarere bakaza bankubita n'isengere bakayica reba ukuntu bayigize kwera bamwe nayo bayiciye ubu ngubu ibintu byavamo koko ntabwo nabyihanganira Yesu